Ese ni ryari ububabare bw'ijosi bugera mu mutwe? Hari igihe umuntu ashobora kurwara umutwe ariko by'umwihariko waturutse ku ijosi. Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda. Ushobora kuba ufite ikibazo ku ijosi bikaba ari byo bituma urwara umutwe. Ese biba byagenze bite? Muri iki kiganiro ngiye kukwereka impamvu nyakuri ndetse ndaza kukubwira n'icyo wakora kugira ngo ubashe kurwanya ubwo buribwe bw'umutwe. Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo abantu benshi badusaba gusobanurirwa, aho bamwe baba bagira bati muzadusobanurire iyo ububabare bw'ijosi bugera no mu mutwe biba byagenze bite. Hari abantu bumva ububabare butangirira mu ijosi bukazamuka inyuma y'umutwe, abandi rero bakumva umutwe ubabara cyane ariko bagasanga ikibazo gituruka mu ijosi. Hari n'abumva rwose ngo ijosi risa naho ryabangamiwe bakumva rirarushye rifite umunaniro, abandi bakumva umutwe uraremereye, abandi bakumva by'umwihariko bari kubabara inyuma y'amaso, abandi ugasanga mu mutwe birakomeza kugenda bisamo nk'ibizungera, bumva nyine mu mutwe utameze neza. Ese byaba biterwa n'iki? Ese yaba ari migraine? Ese ni umuvuduko w'amaraso? Ese ni ikibazo cy'imyakura? Uyu munsi nyemerera byose mbigusobanurire mu buryo bwiza kandi bworoshye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye uze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba kandi usanzwe unadukurikira, ukurikira ikiganiro cyose muri rusange kugira ngo uze kumenya neza ibyo twaguteguriye, aho ugira ikibazo cyandika muri komenti nawe tuzagusubize. Mbere yuko ntangira rero, uburyo umuntu ashobora kurwara umutwe ariko uturutse ku kibazo cy'ijosi. Ijosi n'umutwe bifitanye isano ikomeye cyane. Reka mbanze nkubwire ko uburyo ijosi ntabwo ari amagufwa gusa, nta nubwo ari uyu mubiri ubona gusa, ahubwo ijosi rigizwe n'amagufwa nibyo, rikagirwa n'utwo bita disc duhuza ayo magufwa, rikagirwa n'icyo bita imikaya, rikagirwa n'icyo bita imyakura, rikagirwa kandi n'izindi ngingo zitandukanye. Ibi byose rero bifitanye isano n'uburyo cy'umutwe ukoramo. Iyo kimwe muri byo kigize ikibazo, ububabare bushobora kuva mu ijosi ukagera mu mutwe, ugasanga uraribwa umutwe ariko byaturutse hehe? Ku ijosi. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora gutekereza ko arwaye umutwe nyamara ikibazo kiri mu ijosi. Reka nkubwire impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu agira bwa bubabare bw'umutwe ariko byaturutse ku ijosi. Urugero nk'iyo imikaya cyangwa se izi nyama zangaha ku ijosi zarushye, zananijwe, wazikoresheje nabi se, ibi byose bishobora kohereza ububabare mu mutwe, bikaba bikunze guterwa no gukoresha telefone igihe kirekire, kubera yuko uguma mu mwanya umwe uba usanga nyine iyi mikaya yaha cyangwa se izi nyama zo ku ijosi zananiwe, cyangwa se ugasanga umuntu yicaye nabi kuri mudasobwa yihengekeye uruhande rumwe, cyangwa se yunamyemo nta gasitendi ka mudasobwa afite. Ibyo byose bishobora kuba byateza bwa bubabare bw'umutwe ariko buturutse ku ijosi. Ikindi no kureba televiziyo mu buryo butari bwo, ugasanga televiziyo iramanitse cyane ahantu hejuru cyangwa se iri hasi cyane, aho bigusaba kunama cyane cyangwa bikagusaba kuzamura ijosi cyane. Ibyo byose bishobora gutuma ugira iki kibazo cy'umutwe ariko waturutse ku ijosi. Usibye n'ibyo ngibyo, burya na stress, kuba ijosi ryawe ryabangamiwe cyangwa na stress wumva ufite, ibyo byose bishobora kuba byatuma n'ubundi wagira bwa bubabare bw'umutwe ariko buturutse cyane ku ijosi. Bimwe mu bimenyetso rero bibikwereka, utangira kumva ubabara inyuma y'umutwe. Inyuma y'umutwe uba wumva ariho hakurya cyane, cyangwa se ukumva ijosi ryawe risa nkaho ryikakaje, ryaremereye, cyangwa se wumva risa n'iridashaka kugenda. Icyo gihe nabwo rwose uba umenya ko ikibazo gituruka mu ijosi, no kumva umutwe wawe uremereye. Burya kenshi biba biterwa n'iyi mitsi, imikaya yo mu ijosi iba itameze neza. Hari ikindi rero kinatera n'ubundi ububabare bw'umutwe, ni icyitwa textenic cyangwa se gukoresha telefone cyane. Burya uyu munsi abantu barimo bamara amasaha menshi, ugasanga bari kureba cyane kuri telefone bubitse imitwe. Burya rero iyo umutwe uhora wunamye ureba muri telefone, bituma ya mikaya cyangwa se izi nyama zo ku ijosi zinanirwa cyane, bityo za ngingo zo mu ijosi, yaba ya magufwa, yaba ya myakura, ibyo byose bigahura n'igitutu. Noneho nyuma y'umwanya runaka ijosi rikababara cyane bitewe na ya myakura n'ubundi igiye irimo, ububabare ukumva bwawe bwose buragenda bugera no mu mutwe, bityo umutwe ukakurya. Ariko biturutse hehe?
biturutse ku ijosi. Niyo mpamvu ndaza kukubwira n'ibyo wakora ku musozo kugira ngo utandukane no kurwara uyu mutwe ariko uturuka ku ijosi. Impamvu iza ku mwanya wa kabiri burya ni ingingo zo mu ijosi. Burya mu ijosi nk'uko nabivuze hagiye harimo utugingo duto duto, iyo tugize ikibazo dushobora gutera ububabare buzamuka bukagera mu mutwe, cyane cyane inyuma y'umutwe hejuru y'amatwi, aho ngaho hakunze kumva ububabare cyane. Aha niho hakunze kuboneka icyo bita cervicogenic headache cyangwa se umutwe nyine uba waturutse kuri kino gice cy'ijosi. Bisobanuye rero ko umutwe iki gihe ubabara kubera ikibazo kibereye mu ijosi. Indi mpamvu iza ku mwanya wa gatatu burya ni imyakura yo mu ijosi cyangwa se imitsi itwara amakuru aturuka mu ijosi ajya ku bwonko cyangwa se ava ku bwonko anyura mu ijosi ajya mu bindi bice bitandukanye. Hari imyakura inyura mu ijosi ijya mu mutwe no mu maboko. Iyo ikandamijwe rero ushobora kugira ububabare mu ijosi, ububabare mu mutwe, ibinya mu maboko, kuryaryata, intege nke mu kuboko. Aha ngaha tuba dutekereza ikibazo cy'imyakura. Iyo rero ugize ibyo bibazo bitandukanye nk'uko mbiristinze haruguru, imyakura yawe iba yabangamiwe cyangwa se yagize ikindi kibazo. Impamvu iza ku mwanya wa kane burya ni ukuba disike yawe yo mu ijosi ishobora kuba yagize ikibazo. Harimo disike nyinshi birumvikana, iyo disike burya zo mu ijosi zabyimbye cyangwa se zikaba zasohoka zishobora gukanda ku mwakura, bityo ukaba watangira kubona ibimenyetso nko kubabara ijosi, kubabara umutwe, kubabara urutugu cyangwa se ukumva ibinya mu maboko biragenda bizamo. Impamvu iza ku mwanya wa gatanu yo burya ni stress. Stress nayo ituma imikaya y'ijosi ihora by'umwihariko ifunze. Nimvuga stress ni igitutu, ni ukuremererwa. Iyo rero ukomeje kugenda urushya ibitekerezo bikakubana byinshi, ijosi rikababara, umutwe ukaruha, ibi ngibi byose iyo bimaze igihe kirekire bituma rya josi ryawe risa n'iritakara kubera ko ryarushye, imitsi yananiwe kwihanganira ubwo buremere, umutwe nawe rero ugatangira kubabara. Niyo mpamvu abantu bafite stress nyinshi bakunze kugira umutwe ubabara buri gihe. Nibihe bimenyetso rero bishobora kuba biteye impungenge? Reka nkubwire ko ari byiza kujya kwa muganga byihuse niba umutwe wawe ubabara cyane kurusha uko byigeze kubaho mbere. Iki kiba ari ikimenyetso kikwereka ko ugomba guhita ujya kwivuza. Niba kandi uri kugira ikibazo cyo kubona, kureba, iki gihe nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, ugomba guhita ujyana kwa muganga. Niba hari ikibazo cyo kuvuga ukumva uburyo uvugamo ntabwo bihura n'uko mbere byari bimeze, nabyo biba bikwereka ko ikibazo cyawe gikomeye. Niba kandi hari intege nke ku ruhande rumwe rw'umubiri, hashobora kuba ku kuboko, hashobora kuba n'ubundi ku gice cy'amaso ugasanga wenda ni uruhande rumwe, ibyo byose biba bikwereka ko ugomba kwitonda bityo ukajya kwa muganga. Ikindi nanone niba ufite umuriro ukabije naho ugomba kujya kwa muganga. Niba hari n'impanuka yabanje mbere y'uko ibyo byose bibaho, ushobora kuba waguye mu rugo, ushobora kuba wakoze impanuka y'imodoka cyangwa se ya moto, ushobora gusitara, ushobora kugenda gutyo ugakubita umutwe ahantu, ushobora kugira gutya ikintu kikakugwira ku ijosi. Ibyo byose batubwira yuko ari byiza guhita ujya kwa muganga. Ahangaha ntabwo tuba tugitekereza ikibazo gisanzwe cy'ijosi gusa, kubera ko ibyo bimenyetso byose birakomeye cyane, bishobora no gutera izindi impamvu zitandukanye zidaturutse no ku ijosi gusa. Ni iki rero wakora kugira ngo by'umwihariko ubashe kuba wakwirinda uwo mutwe uterwa n'ijosi? Ikintu cya mbere ni ukunoza imimerere cyangwa se icyo nakwita posture, ukirinda guhora ureba hasi cyane kuri telefone. Icya kabiri ugakora imyitozo y'ijosi irigorora. Tuvuga urugero, niba umaze iminota 20 ureba ahantu hamwe, gerageza uhindukize ijosi urijyane iburyo, urijyane ibumoso, urijyane inyuma, urizana imbere, nyine rya josi ryawe ribashe kugenda neza, za nyama zawo cyangwa se imikaya yawe ibashe kuruhuka n'imitsi igende neza. Ikindi kintu cya gatatu, uba ugomba kwirinda kwicara amasaha menshi, kuko buryo wicaye igihe kirekire cyane nanone bituma rya josi rikomeza kugenda ribangamirwa. Niyo mpamvu rero ugomba guhaguruka buri kanya kugira ngo na wa mwanya w'ijosi ubashe kuba wagenda
ntugume mu mwanya umwe. Ikindi kintu cya kane ni ugukoresha umusego mwiza ukwiriye. Buri gihe ukoresheje igisego kinini cyane kibyibushye gishobora kukubangamira kigakandamiza ya myakura ituruka mu ijosi, bwa bubabare bwose ukabwumvira mu mutwe cyangwa se no mu maboko, rimwe na rimwe ukaba wanavuga ngo ndumva bwayaze. Ikindi nanone ntabwo uba ugomba gukoresha umusego muto cyane, nawe ushobora kongera ibibazo kuko nawo ntabwo uba ubasha kugira neza ku ijosi ngo urishyigikire mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu ugomba gukoresha umusego uri mu rugero kandi uringaniye, udafite ibintu bikomeye cyane mo imbere kandi nanone bitorohereye cyane. Ikindi kintu cya gatanu uba ugomba gukora, niba ibyo byose bibaye by'umwihariko ukabona nta mpinduka ntaki, ni byiza kubaza umufiziyoterapisite cyangwa se ukabaza muganga. Ahangaha biba ari byiza iyo ikibazo cyawe ubona kiri kugenda kirushaho kwiyongeraho kuba cyagabanuka. Inshuti za Physio Rwanda rero, ngana ku musozo, burya ububabare bw'ijosi bugera mu mutwe ntabwo buri gihe buba ari migraine cyangwa se bwatewe n'umuvuduko w'amaraso. Akenshi bushobora guterwa n'imikaya y'ijosi, bushobora guterwa n'ingingo zo mu ijosi, bushobora guterwa n'imyakura, bushobora guterwa na disike yo mu ijosi, bushobora no guterwa na stress. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kumenya neza inkomoko y'ububabare mbere yo gufata umwanzuro, kuko ubu burwayi bwose buturuka ku mubiri, ku bintu biri physique, bwaturutse ku myakura, bwaturutse ku mikaya, bwaturutse ku magufwa. Icyo gihe ubu burwayi bwose buba busaba ko umenya icyabuteye kugira ngo ubashe kwivuza. Nufata ibyo binini by'umutwe biri bworoha aka kanya, mu kanya byongere bigaruke, kuko niba ya myakura iri kubangamira ntabwo ibinini byayikuyeho uko kubangamirwa. Niyo mpamvu rero uba ugomba kumenya neza ni iki kiri kuntera ububabare kugira ngo ubashe kuba wakivuza neza. Niba iyi video rero igufashije, kanda like, ubundi kandi subscribe kuri Physio Rwanda, wandike muri komenti icyo wifuza ko nazagusobanurira, kuko icyo tugamije ni ukugira ngo abantu babashe gusobanukirwa cyane.